natangiye nkina mu runana hanyuma nkomereza mu itorero mashirika kugeza uyu munsi rero ubwo niho natinze cyane mu runana nshobora kuba amazemo nk'imyaka 10 muri mashirika nayo gera twageze mu kera mwana nakira witwa nde nkina nitwa Alphonse umugabo wa Nosiyata ise wa Sano na wase ukaba na mudugudu nkaba n'umuyobozi w'umudugudu wa Nyarurembo. Yes abantu bumva urunana ubwo bahise babyumva. Yego navukiye hano mu mudugudu wa Samuduha kagari ka Gatare umurenge wa Nyakariro akarere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Aha niho navukiye. Papa Sava tumenyana bwa mbere je nari nsanzwe muzi ariko we atanze namukurikiranaga ku maradiyo hari imivugo yakunda kugira ibiganiro nkumva biranyuze nkumva birandyoheye hanyuma rimwe Papa Sava ndumva twarahujwe n'amakinamico muri radiophonique amakinamico kuri radio aza kumbwira ko yifuza ko twafatanya ko agiye kufunguza channel ya Papa Sava aza kumbwira ko yifuza ko twakorana yabikubwiye mbere atarayifungura yabimbwiye mbere atarayifungura yararimo abirimo Ndimbati namusanzemo kuko mu masene ya mbere nakinanye na Ndimbati Oscar ibyo ndabyibutse nibyo ari sene ya mbere twakinanye ya mbere na mbere niyo twakinanye hanyuma aza gufungwa ariko Yes katubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye hano kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza reka mikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda mu ntara enye z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali duhe nikaze abantu bari muri za diaspora twunda kwita ngo ni mu ntara gatandatu ntara gatandatu yacu bari muri za diaspora zitandukanye mu bigo by'Uburayi muri Amerika ndetse n'ahandi za Australia ndetse n'ahandi uyu munsi twakoze urugendo rurerure ngira ngo namasanga huriya Emilie urugendo rurerure cyane kugira ngo tubone uno mugabo muri kubona imbere ya kamera zacu ugiye gutangira bibwira mu kanya ariko ni umugabo umaze kugira izina hano muri filime industry hano mu Rwanda uraho neza ndashima Imana urakomeye aho ndakomeye ahantu turi bahita Nyakariro mu karere ka Rwamagana uvuye ahantu bita Kabuga ni urugendo rurerure cyane ndetse ugira ngo ni nk'iminota ugenze nka moto ni nk'iminota nka 40 45 wumva ko ari kure ugenze n'amaguru ubwo ni nk'isaha 3 aso wagenda n'amaguru kagira Kabuga turagenda n'amasoko abanyonzi bajyayo n'abamaguru bajyayo ni kure cyane kabisa imodoka ariko hano kwagira zibiragoranye mbona umuhanda twaciye ntago woroshye imodoka ziragenda nubwo umuhanda utameze neza ariko ziragenda nta kibazo icyo tudafite ni kwasteri cyangwa bese imodoka zitwara abagenzi nizo tutarabona Yes hanyuma rero ngomeza mbashimira mwese mudukurikiye muri kino kiganiro ndetse n'abaha ikaze cyane mu biri byinshi tugenda dutegura umuntu wifuza kujya dukurikira kuri izi social media zacu hari Iris TV kuri Instagram hari Iris TV kuri YouTube ushobora na subscribe kuzabona byinshi biganiro dutegura hanyuma uyu mugabo tugiye kuganira tuza kuganira byinshi bitewe nuko numwe mu bagabo bari kuzamuka cyane muri cinema industry uri gukundwa n'abantu benshi nanjye ndimo urakoze cyane amazina yawe bwite na yahe amazina yanjye ku buzima busanzwe nitwa Bahati Savye hanyuma muri Papa Sava nkakina nitwa Hatungi Maître Tami Hatungi turaza kugenda dusobanukirwa neza n'imvano yabyo numva n'akagripe kakwatatse nanjye numva kari kugenda kamfa kameze nabi nanjye kanyishe nkuko ubibona hanyuma ahantu ariko ndabona nta muriro hari byagenze bite nago President tarawubagezaho ntabwo byatinze ntabwo umuriro w'amashanyarazi turawubona ariko batubwira ko turategereje muri kiragiye baduhaye cyo muri 2024 kwarebwe ngira ngo mu gihugu hafi 90 na kangahe kwijana ko aribwo umuriro uzabugeza ahantu hose natwe rero nubwo buryo dutegerejemo ikizere ni cyose bizakunda kubera ko iyo politique irahari yuko muri 2024 na 5 igihugu cyose muri rusange zaba gifite umuriro
ndetse n'amazi mu myaka iri imbere igihugu cyose gifite umuriro n'amazi mu 2030. Amazi yo turayafite nta kibazo ariko amashanyarazi turayategereje rwose nta kibazo. Okay, hanyuma reka rero twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabona umeze neza nta kibazo, ariko ushobora kuba uri n'umuyobozi hano muri no kariseba. Oya nagize gusanga ari statement ushobora kuri gutangira ngo umuyobozi. Oya ntabwo ndi umuyobozi, ndi umuturage usanzwe. Okay, tujye kwinjira ku rugendo rwa filime by'umwihariko uburyo wayinjiyemo, aho wagiye unyura, ibijyanye nabyo ukora, ariko tunamenye hatungi ubu ni muntu ki mu buzima busanzwe. Uri muntu ki? Hatungi ni umugabo ufite abana 3, ndubatse, usibye ko nta madamu mfite. Why? Byagenze bite? Madamu twaratandukanye ntabwo turi kumwe. Yego. Nta kundi byagenda. Abana ariko muri kumwe? Abana turi kumwe, mfite abana 3. Okay. Muri sinema rero ntabwo nyimazemo igihe kinini, ndakeka nk'igihe cy'umwaka, ngira ngo umwaka ntabwo n'igihe cy'umwaka. Umwaka umwe? Umwaka umwe numva ntangiye gukina kwa Papa Sava. Okay, turaza kubireba kuko umwaka umwe ntabwo yuko yaba ari nambwe ishimishije cyane. Niba umwaka umwe ugeze ku rwego rwo ndi kukubonaho n'imikinire yawe ndetse ni na audience umaze kugira muri society nyarwanda muri rusange. Abantu benshi bajya banyandikira, bamaze iminsi banyandikira, hatungi turamukunda mudushakira umuganirize tumenye ubuzima bwe, tumenye amateka ye. Ndatekereza uyu munsi barasubijwe, ariko birananangaje kuba umaze umwaka umwe wonyine muri cinema industry. Nabyo ni ibintu bitangaje, ariko noneho kugira ngo tuze kujyana neza gahunda zacu cyo kiganiro neza ku murongo abantu banasobanukirwe. Hatungi uheze ubu ngubu yize iki? Mfite amashuri 4 abanza. Nyuma y'ayo mashuri 4 nakomereje mu myuga bya hoteleri. Ariko kugeza uyu munsi wa none bya hoteleri nageze aho nza kubihagarika, ntangira gukina ikinamico kuri za radiophonique n'imbere y'abaturage. Natangiye nkina mu runana, hanyuma nkomereza mu itorero mashirika. Kugeza uyu munsi rero ubwo niho natinze cyane mu runana, nshobora kuba amazemo nk'imyaka 10 muri mashirika nayegera. Wageze mu kera? Runana kira witwa nde? Nkina nitwa Alphonse umugabo wa Nosiata, ise wa Sano na Wase. Ukaba na mudugudu? Nkaba n'umuyobozi w'umudugudu wa Nyarurembo. Yes, abantu bari bumva runana ubwo bahise babyumva. Nanjye nahise mbyumva kabisa. Yego. Wabitangiyemo mu myaka 10 ishize, ubwo niba nibeshye ni nka za 2012 gutyo? Muri za 2000 ko ntabya nibuka neza, ariko ni muri za 2010 gutyo biri aho ngaho. Umva kumazemo iminsi kabisa. Ubwo rero niho nakinye cyane, ubundi nkina mu ntara imbere y'abaturage. Niho nakunze gukina cyane, naho ndimwe mu runana cyangwa mu itorero mashirika. Filime rero nzigiyemo vuba n'igihe cy'umwaka. Ariko abenshi n'ubundi bana bari muri sinema bagiye batagira abateatere gira ngo nabadigidigi buriya nuko yatangiye muri yitwa Cyungo muri umurage urukwiye ngira ngo yakinye mu murage. Yego. N'abandi benshi bagiye batangira mu teatere. Hanyuma umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 12. Hanyuma ni umukobwa, musaza we afite imyaka 8, agatoya gafite imyaka 3. Urumva ko ubu ngubu aracyari kwitabwaho cyane. Cyane. Usubasha kumwitaho wenyine ra? Ndagerageza kuko ni inshingano zanjye nk'umubyeyi. Uko byagenda kose ngomba gukora ibishoboka byose nkamwitaho, yaba ku manywa yaba nijoro, mbese umunota ku munota. Niyo naba ntari kumwe nawe ndatelefona nkabaza abana bimeze bite. Inshingano zikomeye ariko nakunze ugomba kuzubahiriza. Okay, hanyuma ahangaha dugusanze ni naho wavukiye ahangaha muri Nyakariro? Yego, navukiye hano mu mudugudu wa Samuduha, kagari ka Gatare, umurenge wa Nyakariro, akarere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Aha niho navukiye. Ni byiza ariko guvukira ahantu ukahakurira ukashakira umudamu abana ariko ibyo byose
wagiye ugira ingendo nyinshi zitandukanye mu buryo bwo gushaka ubuzima. Yego. Arahandi hantu wigize ugiye uba ariko umuntu akurira ahantu donc kugera ku myaka yawe ari ukira ariko wowe niko byagenze nawe? Oya. Navukiye hano ariko muri 95 nahise njya i Kigali mba hariya i Remera imbere ya stade Amahoro. Narahabaye cyane mu Migina. Yego. Migina niho nabaye. Mpabaye igihe kinini bundi nkagenda nimuka nkajya Nyabisindu, Nyagatovu, Gikondo. Nyuma nko mu 2005 nagiye gukorera Igicumbi mu karere ka Igicumbi nyine yahoze ari Byumba muri hoteli Urumuri. Ngira ngo naho namaze nk'imyaka nk'itatu ndagaruka i Kigali nkomeza gukora mu buzima busanzwe. Hanyuma nibwo natangiye kujya mu makinamico. Ariko na mbere hose ndarakinaga, natangiye gukina ikinamico nyirizina nari mfite nk'imyaka 7-8 nkina mu rusengero, ku ishuri. Watangiye ukiri mutoya? Nari muto cyane. Hari imyandiko twajyaga tugira ya za Karimana Gahigi yo mu Gifaransa ba Pierre na Paul. Nkabikunda cyane. Bavuga umuntu uri bujye gukina mu bandi banyeshuri nkabo wa mbere ugahaguruka mbere. Uziko Imana itangiye kera nani itangiye ukiri mutoya? Ni kera rwose bikora mbikunze nta n'igihembo. Naje no kujya mu matorero ndabyina. Nabyinnye mu matorero atandukanye ariko ubyina bya Kinyarwanda? Kinyarwanda. Nabyo buri urashoboye? Ndashoboye nuko ndi gusaza ariko narabyinnye imyaka myinshi kwa Rugamba Sipiriyani. Wow. Ese atungu uri mu kigero cy'imyaka ingahe? Mfite imyaka 41. Kacyari mutoya. Oya ndi gusaza. Ntago ari cyane imyaka 41 abakiri bikeya. Yego ntago ari myinshi cyane ariko ndi gukura nyine namaze kuva mu rubyiruko. Hanyuma ku bintu bijyanye na hoteli wize iki by'umwihariko? Nize cuisine cyane cyane, bundi nize bare, restaurant na cuisine ariko cuisine niyo nibanzeho cyane. Kuko no muri icyo gihe ndi mu Migina natangiye ndi mucoma. Ariko kubera kubikunda ngenda mpura n'abantu bampugura bo mu mahoteli ndazamuka kugeza ubwo nazamutse ngera ku rwego rwa hoteli. Ubu ngubu hatungi inyama zigufi ningiza neza niko babivuga. Inyama zigukaranga neza ni yihe? Gigot de chèvre. Nari ngiye kubikomozaho kunda kubivuga no muri Papa Sava. Gigot de chèvre. Yego. Ira nyama bimeze ite? Gigot de chèvre ni nko gufata akaguru k'ihene cyangwa k'intama kose ko kakabaye. Utagakase ntugire icyo ugakoraho ukagakaranga ku ipanu. Kagakaranga ifiriti ku ipanu ukagakaranga utagakase ntacyo. Akamara gufata irange ugashyiramo amazi makeya. Noneho urumva ko yamaze gufata irange ugashyiramo ya mazi makeya ukagenda wihindura agira akayumiramo ikumuka. Noneho iyo nyama ukayitegura ukaba wayishyira muri firigo. Ubundi ugiye guteka ukagenda ukataho ukayikorera isosi. Yego. No kuvuga ngo ibidahiye neza usa nk'itahiye neza. Urayihisha. Iba yahiye buri. Niyo utayihisha ariko ubundi ugomba kuyihisha kugira ngo itamara iminsi kubera imbere araba ari mbisi iraza guhura n'inyotse bikabyara ikindi kintu ishobora no gupfa vuba. Ubwo yaba iri muri firigo ariko ushobora no kwibika itari muri firigo kuko n'udafite firigo yayikora. Ugomba kuyihisha rero noneho ukakata ukuyikorera isosi gusa. Imeze nka nyamacoma. Wow. Nayo ijya kumera nka nyamacoma. Biryoshye kabisa. Biryoshye cyane. Abantu rero bajyaga bakubumva uvuga Gigot de chèvre muri filime ngira ngo basobanukiye ku neza. Uno mwihariko wawe ni speciality yawe? Cyane niyo nakoze cyane irakundwa na nyamacoma. Nyamacoma nayo ni nyama nayikunzwe ijya gukorwa mu ubwo buryo. Twabihuguriwe abanyakenya nibo baje kubiduhugurira. Nayo uyishyira ku mbabura ukayikora kwa kundi ariko yo ni ku mbabura atari ku ikarayi. Hanyuma yamara gufata irange ukayikuramo ukayishyira muri aluminium.
wamara kwishyira muri aluminium ukayishyiramo amazi n'umunyu. Nta bindi birungo, yokeshwa n'amazi n'umunyu. Noneho ukayifunga muri foil ukongera ugasubiza ku mbabura. Umva rero kubera ko yabanje gufata irange ku mbabura, igeze muri foil irayitogosa. Muri uko kuyitogosa ubwo inyotse yahuye no gutogosa, ni ibintu bibiri byahuye bihita bibyara impumuro nziza n'uburyohe butandukanye. Nubundi wisuje ku mbabura, nubundi iri muri aluminium imaze kugera muri aluminium uyisubiza ku mbabura, kuko yo uyivana ku mbabura idahiye. Yego. Ngira ngo rero abantu bakunda ibintu byo muri bare barasobanukiwe. Wenda tuzocira no kuzagira ikindi kiganiro kimbitse tukavuga ku buzima bwaho ngaho muri hotel no muri bare biba bihabera, uburyo utegurira abantu byose. Hanyuma mu rugo hangaha iri mu rugo uhugiye kuki? Iyo ndi mu rugo akenshi mba ndi mu mirimo isanzwe y'ubuhinzi, rimwe na rimwe nkunda korora, ariko igice kinini giharira ubuhanzi. Bantekereza utuntu ko natubyazamo ikintu. Iyo ndi kugenda hari ibyo mbona ntabwo bisiga, ndeba niba nabibyazamo umusaruro. Nabona ari ibintu bibi nkavuga ibi bintu ubu ngubu iyo ubwabikoze cyangwa bibaye ubona ahandi bishobora kuba bihari, nkabikoramo igihangano kugira ngo gisohoke hanyuma bikwire hose. Umuntu avuga ko amwe mu mayide mujya mukina hariya muri Papa Sava ubigiramo uruhare? Yego, tubigiramo uruhare, twese turafatikanya. Yego, Papa Sava niwe mukuru, ni inshingano ze arabikora, ariko turafatikanya. Iyo mfite igihangano ndamubwira, n'undi yakigira akamubwira, noneho tukakirebaho tukakinoza neza tukagisohora. Yes, mu rugo rero amwe mu matungo woroye nayaye? Ubu ntabwo noroye, ariko ndimo ndabishyira mu mushinga, ariko mbere narororaga nkunda korora inkoko cyane n'ingurube. Urumva aje kuvamo. Waraziriye? Urumva ikibazo abana bagiye ku ishuri bya bindi ngo ikintu ufite itungo rikakugoka. Nuko nsa nkaho ndi jyenyine n'abana. Ubwo rero ntabwo ndiyubaka neza. Ntabwo ndiyubaka, ariko nkunda korora. Ubwo nabonye bigenze gutyo, bimwe ndabigabanya. Ubu nibwo ndi gushaka kongera gutangiza umushinga cyane. Ubuhinzi bwo ukunda guhinga iki? Ubuhinzi nkunda guhinga ibishyimbo, nibyo nkunda guhinga, kuko imbuto ziragorana, bisaba ngo ubu ziri hafi. Biragorana cyane, imbuto ntabwo nkunda kuzihinga. Nkunda guhinga ibishyimbo, imyumbati, ibijumba, urutoki. Ibyera cyane nta niki? Nabonye hari ibitoki byinshi cyane. Urutoki naha rurahari, tureza inyanya, intoryi, ibitunguru byo ni bikeya, ariko cyane imboga n'imbuto. Ariko turavana tunywera urwagwa tu. Umutobe n'urwagwa nisere ko bihari. Birahari rwose. Hanyuma mu rugo wenda umwana mukuru nubisa bazi kugira 12. Ajya bareba filime zawe? Yego, barazireba. Nuko nyine nta kundi bakakubwira ngo iki, bakambaza ibyo nakinnye, hamwe bakarira, nabandi gukina ndi nko gukubitwa, ararize akagira ngo koko byari byo. Ubundi akaba arizo bakunze, bakambaza ati turashaka yayindi. Ari ngaho ugize gukina waciye umugore inyuma. Uriyo yibonye ni bakubaza byinshi. Wa muntu we ntabwo biba byoroshye, ariko nta kundi nyine barabireba, kuko ntaho nabihishira, kandi ntaho nabihungira. Harya washize igihe kimwe n'icyo utandukanye na madamu? Hashize umwaka n'amezi. Ni vuba, umwaka n'amezi makeya. Ntabwo byoroshye. Ubuzima urumva ko bwahindutsemo? Ubuzima bwarahindutse cyane, ariko nyine narabyakiriye, bigomba kubaho. Ntabwo byaba byaraturutse kuri wowe? Aho ntabwo nakwinjiramo cyane. Byanze bikunze hari impamvu yabiteye. Ubu yarashatse, afite n'umugabo. Yishakiye undi mugabo? Yego. Ubu se nturi gutegura inzira nawe zo gushaka undi?
byanze bikunze ngomba kuzashaka nubwo ubu ntarabitangira ariko byanze bikunze ngomba kuzashaka. Okay. Nguko uko bimeze rero. Hanyuma tugire turabihuza n'urugendo mu by'ukuri rwa filime n'amakinamico tubihuza n'ubuzima busanzwe kugira ngo abantu barusheho kuryoherwa n'ikiganiro ndetse no gusobanukirwa neza muri rusange. Hanyuma waciye mu runana mu makinamico atandukanye. Papa Sava mujye kumenyana bwa mbere byari biturutse ku ki? Papa Sava tumenyana bwa mbere je nari nsanzwe muzi ariko we atanze. Namukurikiranaga ku maradiyo, hari imivugo yakunda kugira ibiganiro nkumva biranyuze nkumva birandyoheye. Hanyuma rimwe Papa Sava ndumva twarahujwe n'amakinamico muri radiophonique, amakinamico kuri radio. Ndumva ariho twahuriye hambere na mbere, turamenyana twinjirana muri studio turakina, tangira kumenyana gutyo. Hanyuma ahandi ndumva twaragiye duhurira nko mu bitaramo. Hari igitaramo twakoze Kimironko za guhuriramo nawe nanjye nari nakinyemo nawe yaje gukina. Hanyuma noneho rimwe aza kumbwira ko yifuza ko twafatanya, ko agiye kufunguza channel ya Papa Sava. Aza kumbwira ko yifuza ko twakorana. Yabikubwiye mbere atarayifungura? Yabimbwiye mbere atarayifungura. Yari abirimo. Ntago rero icyo gihe byashobotse, nari ndi mu ntara kuko nkunda kujya mu ntara cyane gukina imbere y'abaturage. Icyo gihe nari mfite akazi kenshi Butare, Amajyepfo, nkagaruka Iburasirazuba, mu Majyaruguru. Noneho mbona bitashoboka, ndamubwira nti nshobora kukwicira akazi. Ngira ngo nko muri Covid nibwo naje kubitekereza, nuko ndamubwira ariko wigeze kunsaba ko twakorana, ariko noneho ndumva mfite umwanya nta kibazo. Ati sawa. Hashize igihe runaka numva arampamagaye ati noneho waza tugakora. Nuko ndagenda turatangira. Nuko mwahise ariko wajemo ngira ngo niba ntibeshye ari nabwo hari harabaye insanganya muri groupe Ndimbati yarafunzwe. Oya, ntago waje nk'umusimbura? Oya, Ndimbati namusanzemo kuko mu masene ya mbere nakinanye na Ndimbati. Usikari byo ndabyibutse nibyo. Hari sene ya mbere twakinanye, ya mbere na mbere niyo twakinanye. Hanyuma aza gufungwa, ariko nubwo ariyo twakinanye yakinaga n'izindi turi kumwe, nkakina zimwe nawe akakina mu zindi, ariko imwe niyo twakinanye. Nguko bimeze. Hanyuma muri Papa Sava bakwakire gute ukimara kwinjiramo? Niba ubyibuka se bakinnye nugira ngo nibwo rugye no kuri kamera bwa mbere? Yego. Byari bimeze bite? Abakinnyi baranyishimiye, nanjye ndabishimira. Kandi rega buriya twari dusanzwe abenshi tuziranye kuko twahuriraga ahantu hirya no hino ku matere, nko muri radiophonique twari dusanzwe tuziranye, abenshi twari tuziranye. Yego. Hanyuma ngezeyo noneho n'abandi turamenyana, ba Marore ndatangira ndakina. Nuko barambwira bati urashoboye, turabona ushoboye rwose, ubwo wabaga hehe wundi? Niwe twari dukeneye. Rore nusa ya mbere wakinnye muri abiyibuka ibintu wakinnye? Ndayibuka yari Rore, twari dufite umuntu w'umuvandimwe w'umunyamahanga akajya twoherereza amafaranga, akatwohereza amadolari, ariko kubera ko tutari dusobanukiwe by'amadolari no kubikuza, Papa Sava yari inshuti yacu. Noneho akaba ari we ujya kubikuza. Iyo narayirebye nayo pe. Yego. Ariko noneho ntitunyurwe tukumva ko byanze bikunze harayasigarana yariye. Niyo rero twakinanye, nuko nyuma ariko twaje kubimenya tumusaba imbabazi, ubundi twe twaramuhangamye cyane tuvuga tuti nta kizere dufite kutabikuza amafaranga ukayarya. Twumvaga batwereza menshi. Niyo ya mbere na mbere natangiye gukina. Iki cyagutonze? Ikintu cyantonze kuri kamera nawe urabyumva, gutangira gukina bwa mbere. Yego nari nsanzwe menyereye kujya imbere ya audience, nari nsanzwe nkina ahantu henshi ngira abantu ibihumbi n'ibihumbi, ariko burya ikintu ugiye gutangira bwa mbere byanze bikunze
harimo akantu kaza kavuga ati se hari igihe barabona ko ntashoboye se ndaza kuba ngaragara nte abantu se baranyakira bate ariko kubera ko nari nsanzwe menyereye nta kibazo bampaye role ndayisoma sawa tutangire okay aka kanya wavuga ko groupe ya Papa Sava burabose uko bangana barako mukina baratubona twebwe nk'abakunzi banyu ninde mukinnyi ubona donc yo mwakinanye wumva ari perfect cyangwa se ari sawa cyane kurusha abandi ko hari hafi ya bose ra ni hafi ya bose barakina pe ko nawe baharore mbone ngwira munaniye niyo imunaniye ni nkuko nanjye byashaka kunanira ariko arongera ukabona arabikosoye cyangwa se wanamubwira cyangwa nanjye nakina akaba itagenze neza umuntu yambwira akangahita mbyumva ukabona uhise ufata nawe navuga baragerageza baragerageza rwose uriya mukina nari umugore wawe dansiyene ni muntu ki kuri wowe umufata ute ni muntu ki kuri wowe cyane ko mbona neza umva intambara zo mu rugo mbese byaragiye birahura di dansiyene ni muntu ki kuri wowe di dansiyene ni umukinnyi mugenzi wanjye twahuriye kwa Papa Sava yaje ahansanga tutangira gukina bamuharore nanjye barayimpa baraduhuza ni umuhanga aragerageza yajyamo nkabona rwose ari kunkoresha nanjye nkumva iyo uri gukinana n'umuntu agukurura nawe ukamukurura ukumva biri kugenda bihura iyo mbabonye cyane muri filime mba nibaza nyuma ya filime buriya mubanye gute bitewe nuko ari ukuntu abantu bazana ubuzima bwa filime neza ugasanga ukagira ngo nikiri giturage neza tubona gukurikirana bya hafi neza ubona ari ubuzima biberamo yego nyuma ya filime mubanye gute nyuma ya filime hakurikiraho ubuzima busanzwe dukomeza kubana nk'ibisanzwe ariko kubera ko buri muntu tuba dufite imirimo itandukanye abandi baba baturuka mu turere two hirya no hino dusubira mu mirimo itandukanye buri muntu mu kazi ke tukabonana ku matelefone tukavugana ku matelefone cyangwa se tugahura rimwe na rimwe tukaganira ukaba wabwira na mugenzi wawe uyu munsi dusohokane tujye dutembere ka mugenzi wawe ubuzima ni nk'ubusanzwe kuva watangira gukina filime kuri kamera ni role yakugoye muri Papa Sava ni role bagoye kugora nta kubera ko nubundi nari nsanzwe nari maze imyaka myinshi nkina amarore mporana nayo amascript mporana nayo buri gihe bandi mu ntara bandi muri radiophonique ntago byangoye cyane gusa Papa Sava hari ikinyarwanda afite azi ikinyarwanda cyinshi hari igihe rero yandika akakigukwikira kugira ngo kiboroke cyangwa igifiringe bikagorana aho hantu niho hakunda kungora kubera afite ikinyarwanda cyinshi kandi ntamenyereye cyane ariko kubera ko tuba turi kumwe ndamwifashisha nk'umubaza se iri jambo iri risobanura iki akabanza karimpa nkaryumva nkumva icyo risobanuye noneho nkarikina mbyumva cyane cyane icyo kinyarwanda nicyo gikunda nicyo cyagiye kingora cyane hanyuma usibye kuba uri muri Papa Sava nta zindi projet za filime ugaragaramo cyangwa se uri gutegura gukora muri iyi minsi cyangwa se wigize ukora ikindi gihe hariyo nakinnye muri Afrimax TV nakinyemo imwe hari n'indi nakoranye na uriya mutipe wo muri Afrimax TV uriya ukina Rafande nakinnye ku irayidi umwaka washize ndumva ari izo ngewe ku giti cyanjye ntazo mfite ariko muri ngewe ndabipanga ndategura kuzakora filime yanjye kuzakora filime yawe yego wow tuzatwitegereje wana bindimo byanze bikunze nzabigeraho yes hanyuma muri uruganda rwa sinema ruragutse musa nka wenda mwe muri mu gice cya comedy nibyo ariko nekereza ko na za drama za action byose wagerageza ni rero urumva utabasha gukina muri role zose ubona zikirwa mu mafilime asanzwe no mu buzima busanzwe nizo hanze nahe rero urumva baguha no bashe kwikora
nta role ntashobora gukina kuko ndi umuhanzi iyo ari yo yose, yaba ari yo kuba pasiteri, yaba ari yo kuroga, yaba ari yo kurwana, yaba ari yo gusimbuka. bagoye role ugakina uri nk'umutinganyi wayikina? Kubera ko ngomba kubikora kuko niba ibyo bintu bibaho ngomba kubikora kugira ngo bigire icyo biha isomo abandi, iyo message itambuka kuko ntabwo mba ndi bubikore ku buzima busanzwe. nuko ari igihe abantu bafata ubuzima bwo muri filime ugasanga ni umuntu ayikunda gukina ari umugome, cyangwa se yakinnye filime igakundwa ari umugome, ngahura mu nzira ngo dore cya kigome cyane, yashobora gukina nka filime nk'uko uri umutinganyi umuntu akaba yabikundamo mu buzima busanzwe. Cyane bitubaho cyane, izo ntambara duhora turwana nazo. Umuntu akakubona uko wakinnye akagira ngo koko no ku buzima busanzwe niko bimeze. Niba wenda yakubonye uri gutereta umukobwa cyangwa umudamu akumva koko mu buzima busanzwe akumva ko uri indaya, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko biba bimeze. Umuntu aba agira ngo iyo message itambuke, tugaragaze ikibi, tugaragaze n'ukuri. Ibyo rero bitubaho rwose ku buryo ushobora no kujya ahantu bakakwima amazi yo kunywa. Ko hari aho njya ngera nkumva ngo hatungi ngo kariya kagabo ngo kagira amahane kubi ko kariya kagabo mbese umuntu ni akanyamafuti, ni agasambanyi, ni agahehesi, ni akagome, umuntu akabifata kwa kundi uko yabibonye, ariko mu by'ukuri ntabwo biba ari byo. Ntabwo biba ari byo, tuba turi kugira ngo tugaragaze ikibi, ukuri kuzamuke kujye hejuru. Watangiye kariya yawe ukiri mutoya, umwana wawe nawe uragaragaza ko nawe ashobora kuzaba umukinnyi mwiza cyangwa azagendera mu mujyo nk'uwawe? Mbibabonaho, ariko cyane cyane umutoya muri bo, w'imyaka 3 azaba umuhanzi cyane vuba. Reka da, ubona bikurikira cyane akabikunda. Arabikurikira akakina n'utuntu ibyo ukumva hari udufilimi yabonye cyangwa utwana two mu itetero, ukumva arimo arabisubiramo, ukumva ari kubikina udupakoze, nkarebe nti ni wowe aho hantu ndagukurikirana tu. Abakinnyi ba filime ko mukunda guhura n'ibibazo cyane bibakurikira mu miryango, naho byaba bihuriye nuko waratandukanye na madamu? Oya, ntaho bihuriye namba, kuko nta na hamwe byari bihuriye. Ni ikibazo cyanjye na madamu cyari kihariye gitandukanye n'icya filime. Kuko natangiye no gukina filime tutari kumwe. Natangiye tutari kumwe. Gusa nakinaga ikinamico kuri radiyo n'imbere y'abaturage. Ibyo bintu bisigaye biba ku bantu benshi muri rusange muri sosiyete. Ingo nyinshi ziri gutandukana, imiryango ugasanga abana baherereye uruhande rumwe. Bimera gute kuba uri umupapa ufite abana batari kumwe na nyina aribo bitaho gusa? Wadusangiza experience? Ni urugendo rutoroshye, ni ibintu bikomeye cyane ko abana iyo bakiri bato barakubaza, mama azaza ryari, ese tuzajye kumusura? Cyane cyane nko gato cyane ko kaba kakiri mu rungabangabo, ntiwabona uko umusobanurira. Barakubaza mama ko yatinze kuza, ese tuzajye kumusura? Ubwo rero kandi nkanjye cyangwa se n'undi muntu wese babyarabayeho nk'umubyeyi, urabyumva bafite inshingano zo kumenya abo bana uko byagenda kose. Ubwo rero iyo bigenze gutyo, urumva ahakoraga babiri, imbaraga zimwe ziba zivuyeho, urumva umuntu aba asigaye ari gukora ari umwe. Urumva rero bisaba imbaraga nyinshi n'ubwenge bwinshi, kandi umuntu ukanabyakira, kuko iyo utabyakiriye ukabitekerezaho cyane ushobora kwishora mu nzoga ugasinda cyane. Harimo akenshi umuntu ugera mu kibazo agahita yihutira mu inzoga nyinshi cyangwa se mu biyobyabwenge ngo kugira ngo abyiyibagize, kandi nibwo noneho ikibazo kirushaho gukomera. Hatu, ubundi busanzwe wajya ukunda kurikira filime, wajya kureba filime? Yego. Ni nabahe bakinnyi ba filime ubundi ukunda nyuma wenda yuko uri umukinnyi nawe wa filime?
mu Nyarwanda cyangwa izo mu hanze? Nyarwanda no hanze. Nakunze filimi za Chuck Norris. Narayikundaga cyane. Nabarambo. Narazikundaga cyane, nakundaga kuzireba cyane. Naho mu mafilimi Nyarwanda yewe abakina barimo benshi bazi gukina bagasasira kamwibagiwera ninde ndamwibagiwe nciyeho. Abo bakinnye na nyina ba Kanyombya Samusure. Ni benshi barakina bikanezeza. Okay. Ari umukinnyi ugira w'icyitegererezo kuri wowe ku buryo uvuga ati nifuza kuzamera nk'uyu, nifuza kuzakina nk'uyu, bikagera muri uyu mujyi? W'icyitegererezo role model wawe. Hase ni benshi bari abatangiye mbere. Nanjye numva ngize amahirwe nanjye nkabageraho nk'abo basamusuri nakubwiraga nabagasasira. Hari n'abandi bamama benshi nuko amazina mba ntayazi, ariko barahari benshi banshimisha, nagiye ndeberaho nkumva ni byiza, nkumva ndishimye. Yego. Ugeze ubu ngubu bajya gukina amatheatre ariko batakubona abantu. Mu Rwanda ikintu bita social media ni ikintu kiri ku rundi rwego. Yego. Abantu ubu bari kukubona, uri watangira guhura n'ingaruka zo kuba uri umustar mu buryo buzwi, nyine ko wahura n'abantu mu nzira bakuderanja, bakurangarira, cyangwa se n'ibindi bikorwa wenda abantu bashobora gukorera kubera ko bamaze kubona? Yego. Bigira hari ingaruka nyinshi umuntu agenda ahura nazo. Kuba hari byinshi bihinduka, imyitwarire irahinduka cyane, kuko hari abantu bakubonamo uko utari, bakagufata uko utari, bakumva ko mbese wakwinjira nk'ahantu nko mu modoka cyangwa muri kwasiteri ukabona hari uwo wabangamiye cyangwa se hari uwo washimishije bitewe n'uburyo akuze, ukumva aravuze ati atuye umuntu muramuzi, atuye nguyu atuye se wundi waciye inyuma umugore we bakamufatira mu rutoki. Kuryama mu rutoki. Hanyuma hari nk'izo filimi ngenda nkina zo kuba ndi pasiteri, ariko pasiteri w'umutubuzi. Nkatangira nkakina, ukumva hari nk'uduhuye akavuga ati wakinnye neza, watangiye neza, warigishije, ndafashwa, numva amavuta ngezeho. Atariko ibintu wasorejeho bwa butubuzi mba nasorejeho. Biriya bintu wasorejeho, biriya bintu koko wazabiritse, wabivuye mu bundi, biriya ni ibiki koko? Ibintu bizagukurikirana ingaruka nyinshi nk'izo. Bakagenda babimbwira, ariko umuntu ntabwo acika intege. Nta n'abakwandikira se za message? Cyane baranyandikira, akama banshimiye, akaba mambwa ati none ariko ibintu wakinye noneho biriya ni ibiki? Warasaze cyangwa? Nkabyakira, ugerageza gusobanurira umuntu, ariko hari ubyo byumva, hari n'utabyumva, ukabimuha uko biri, ukamubwira impamvu wabikoze, ko hari aho biba, hari abo bigomba guhindura bikamukiza. Yego. Birumvikana ni impande zombi uretse bitewe n'imyumvire ye, uburyo afata mu ibintu. Hano mu rugo noneho muri quartier, muri giturage aho utuye, abaturage bo bagufata gute nk'abaturanyi? Abaturage ni nk'ibisanzwe kuko kuvana mbere hose bari bazi ko nkina ikinamico. Yego, bya filimi ntago byaje nyuma, ariko ku buzima busanzwe mbana nabo nk'ibisanzwe. Hari ikibazo turagikemurana, hari ugize ibyago tugatabarana, mbese ari byiza ari nibibi, abaturage bose mbana nabo neza, ubuzima busanzwe ni nk'ibisanzwe. Ariko barabizi, barakumenye ko uri umustar? Bamaze kubera filimi bagenda bankurikirana, wenda muri radio, ku maradiyo abenshi ntago bari babizi. Ijwi ryarahitaga ariko ntibabikurikirane, akaba ari bake babizi. Ariko muri filime yo igushyira imbere y'abantu bamaze kubimenya. Hanyuma birakorohera kujya gukinira i Kigali uvuye mu cyaro? Kuki wahisemo kuza mu cyaro kandi numvaga
wakoreye cyane cyane mu duce twinshi dutandukanye twa Kigali kuki wahisemo kuza hano? Kuza hano byatewe n'urugo ko Kigali nabonaga amafaranga ndi kubona kandi umuryango uri kwaguka, ndavuga nti reka umuryango wanjye nge aho imbaraga zanjye ziri, nge ku bushobozi mfite, mugire reka nkuvemo nzajya ngukoreramo ariko nge mu cyaro mbashe kugira umuryango wanjye aho nkushyira, nkumugiraho ngutereka, hanyuma na ya mafaranga mbonye nkuyi Kigali mbashe kugira kuyabyazamo umusaruro mu cyaro, ariko mu mujyi byarangoraga cyane. Ariko ushaka washakiye Kigali? Yego nashakiye Kigali. Ariko hari igihe umuntu ajya ashakira Kigali abantu basura mu cyaro, umudamu wenda akunda Kigali ugasanga ntibimunejeje asubira mu mujyi. Yego bene nabwo biragorana nyine. Twabihuza na situation yawe? Sinzi, ariko njya kuza mu cyaro madamu twari twabiganiriyeho bihagije. Yaranabishakaga we yarabyakiriye cyane ko twabiganiriyeho, turi amafaranga twinjiza tubona kuguma i Kigali nta terambere tuzagira, turavuga tutirika tujye mu cyaro n'ubundi Kigali tuzayikoreramo nibwo tuzagera ku iterambere. Ariko niba ntakwinjiye mu buzima cyane niki cyagutandukanyije na mudamu? Abakunzi bawe bakeneye kumenya ubuzima bw'ubustari wabo. Yego byihanganira. Yego ibibazo bari byinshi, amatsiko bari menshi. Gusa ntabwo ndi buhavugeho cyane ko burya urugo rugira ibanga. Kuba naratandukanye nawe ntabwo bivuze ko hari ikibazo gikomeye, ni amahitamo ye. Yego ni amahitamo ye. Ubwo rero hari cyabanje kuvukamo ikibazo mu rugo, hari ibyo tutumvikanagaho cyane cyane ku byerekeranye n'imitungo. Ubwo rero ashobora kuba yarahisemo mu mahitamo ye akajya gushaka. Gatanya ubu warayitanze? Aho twari tutarasezerana. Ubwo urumva byahise bikemuka, byarikemuye, ntabwo byabaye birebire. Ntabwo nakwinjiramo cyane rero ku by'urugo kubera ko akenshi naba ndi no kwinjira mu buzima bwe bwite. Yego. Okay. Nta kibazo. Nta kibazo, reka two kubyinjiramo nubwo ari ngombwa cyane prive y'umuntu yihariye, ariko ko byagenda kose twifuriza ibyiza. Ubundi abantu bashobora kubana bagatandukana, wese agakomeza ubuzima bwe kandi akabukomeza neza, akagira n'andi mahitamo yandi meza. Hanyuma ubundi mu buzima busanzwe noneho nibyo tugiye no gusorezaho, ukunda kuri iki nkunda inyama. Gigot de chèvre. Gigot de mouton. Ibiryo narya bitariho inyama kabisa, nta cyaba kivamo, kabe gatoya ariko wenda isosi iboneka. Indi nyama ibe ntoya ariko isosi iboneka. Nibyo bintu mu buzima bwanjye nkunda, naho ibindi byo nibisanzwe. Cyo kunywa inzoga, agacupa, inzoga cyane cyane tumiye ujye umenya ko agacupa n'inyama. Ariko ntabwo nywa cyane, nibisanzwe ni mu rugero. Abantu bose benshi baranywa n'ibisanzwe. Yego. Kibi no gusinda. Kibi no gusinda, burya umuntu yasinze aba yarenze umurongo. Yego. Iyo wumva wishimye nyuma y'akazi, ni hehe wumva waruhukira mu buryo bwo kugira ngo ugarure ya morale, wumva nyine unezerewe? Iyo numva nishimye mvuye mu kazi. Iki kigushimisha mbese kindi leja yawe? Ikintu kinshimisha ni ukujya aho abandi bari. Kujya abandi bari nkaganira nabo, tugasangira, tugasabana, tugaseka, tukishima. Aha ni muri bare? Yego, yaba muri bare. Muri hoteli. Kujyamo ni byiza, nta karusho, ariko nashobora kuba nta n'amafaranga. Ariko iyo byabayeho gutyo agafaranga gahari ukajya muri bare ho nta karusho. Ukanywa ku gacupa, inyota igashira, ugafata nako ka brochette. Ubuzima bukagenda neza. Bukagenda neza. Intego yawe muri sinema ni wumva wifuza kugira kuvuga ati umunsi nzaba ngeze aha, Imana izabihaye umugisha, bizabihagije. Aho hari ni hehe hatu? Intego yanjye muri sinema numva nanjye nzafungura ibyanjye. Hanyuma intego yanjye ni uko nzashimishwa no kuba
mfite iyo sinema nkoresha harimo nabo nkoresha bikabagirira umusaruro bikabasha kubatunga n'imiryango yabo hanyuma nabo nkarema amashami nabo bakagura numva ari byo bizanshimisha cyane nimara gukora filime yanjye nkagira abo nkoresha nabo bakagura nkagira amashami message zigakwira hirya no hino ku isi ego nk'umuntu uterenjira muri sinema hatungiye amubwira ko sinema ari umwuga atunga umuntu hano mu Rwanda ego sinema yatunga umuntu nibyo bintunze cyane ikinamico na filimi ibyo bintunze ibindi gake gake yes hanyuma aka kanya ugira umugisha wo gusaba icyifuzo kimwe ku Mana nicyo wasaba Imana kimwe gikomeye ku buzima bwawe kimwe nuko kuzampa ubugingo buhoraho umunsi natabarutse kanjyana mu ijuru wayisaba ijuru wow hari umuntu uhita akubwira ngo yaba amafaranga menshi ngo yaba imodokari ngo ibyo ngibyo Imana yaduhaye ubwenge bwo kubishaka byanze bikunze ibyo ndumva ntabwo kuva Imana yaraduhaye ubwenge ntabwo turi wa mwanya wo kubwira Imana ngo mpa amafaranga kandi yarampaye ubwenge ngomba kubukoresha hanyuma nkabona amafaranga hatungi niwe mutungo ukomeye afite n'inzu iyo ndaramo n'abana banjye numva ari wo mutungo mfite unanshimisha cyane byaturutse kuri ikinamico na sinema yego byaturutse ku ikinamico na sinema okay ngira ngo ibibazo by'amatsiko benshi baba bibaza ku musitari twagiye dusa nkaho tubigarukaho burya iyo umenya umuntu umusitari ukunda ugomba kumenya akunda iki umuntu yamutumiye yamwakira ate yifuza kugira he ibyo byose bituma byankadra mbese yamatsiko umuntu aba afite abafana banjye mbere ko tugana ku musozo niwe butumwa wagendera abagukurikira abagukunda abafana batandukanye hirya no hino ku isi abafana banjye batandukanye hirya no hino ku isi nababwira ngo ndabakunda cyane kubera ko bampa imbaraga mu gukina bigatuma nkina nishimye kuko mfite abafana n'umukinnyi w'umupira agiye mu kibuga nta bafana ashobora gutsindwa kandi yari afite gutsinda ariko iyo afite abafana ashobora kuba afite n'imbaraga nkeya ariko agatsinda iyo kipe kubera abafana bari kumuzamura bari kumwogeza komerezaho mukomeze mwicika intege nanjye rero muri filime ntabwo nari nzi ko numvaga aho ngeze numvaga bitazagerayo byarantangaje abafana mbonangiza abafana benshi bampana comment nyinshi bakanyubaka ahangaha uhindure ujye ukora gutya ukomerezaho nkagira imbaraga nyinshi ndabakunda cyane rero abafana banjye ndabashimira cyane by'umwihariko bari kubyumva ese atufaniye kipe mu mupira w'amaguru amakipe rero ntabwo giye ku buzima busanzwe ikipe yatsinze uwo munsi niyo fana niyo mfana none wahubwo ikindi nkunda umupira aperinare yo zahuye ndabikunda cyane ubu kigiye ufana iyihe nta bifana iyihe ndazikunda kandi nkanazifana ariko iyo zahuye noneho mba numva nishimye haratsindiye ihe biragenda bite umupira urabumeze ute nanjye duhuka ari uko umupira urangiye usengera muri hedini ndi umukatolike ngira ngo ni ibi byinshi twabigarutseho ndasaba abantu kuza kutwihanganira amagiripe yameze nabi byatumye tutaba comfortable ngo dukore ikiganiro neza ariko iby'ingenzi numva twabigarutseho kandi turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye akazi kaba ari kenshi ntabwo biba byoroshye umuntu afite ibyinshi agahugiyemo ariko waduhaye umwanya turaganira ni iby'agaciro gakomeye dushimira abantu nabo baduhaye umwanya bakatwumva kino kiganiro kikaba kirangiye baduhe n'ibitekerezo ari nabifuza kukuremera utangire ibikorwa byawe bagusapotinge byose birashoboka ushobora kutwandikira ngira ngo contact y'abasitari yo kuyishyira hanze ntabwo biba byoroshye ariko turagushimiye cyane yego namwe murakoze cyane nabashimiye kandi namwe itangazamakuru
mu kudufasha kuza kugira ngo abafana bacu batubone. Nabashimiye cyane. Okay. Dushimire cameraman wadufashije kuri kubanga bw'ibyuma ni ku majwi n'amashusho. Mwibutsa ko wifuza kudukurikira mu biganiro bitandukanye ukanda handitse subscribe mu magambo atukura hasi. Ku Instagram twitwa Iris TV mukadufollowinga. Ese ukoresha Instagram? Aya. Ntabwo uraza kuri Instagram. Ntabwo ndajya kuri Instagram. Social media urubuga nkoranyambaga ukunda cyane n'uruhe? Habaho za Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Nta n'umwe ukoresha? Ntabwo nkoresha, nibisanzwe WhatsApp no guhamagarana bisanzwe. Ni social media ni WhatsApp. Ariko ndashaka kubifungura vuba na vuba kugira ngo nyibasha kukomunikana n'abakiriya n'abafana banjye. Yego. Okay. Reka tusoze. Akoze cyane. Yego namwe murakoze. Iris TV ndabashimiye cyane.